buri ikibazo dufite ni inyigisho zo mu rusengero. Ubundi wowe wigeze wumva pastor yigisha ku ntambara yo mu mwuka? oya. Hari umupastor wari wabona toza abakristo ngo babwira ati iyo umudayimoni yaje dore uko tubigenza. Kandi nawe ahubwo ibyo abapasiteri babonye ba dayimoni bafashwe abantu bahita hamagara abanyamasengesho mushake b'abanyamasengesho mushake b'abanyamasengesho by the way n'abanyamasengesho nabo batigishijwe bakora amarorerwa mana y'isi n'ijuru. Nigeze naganira n'umusaza arambwira ati ikintu cya mbere barokore bampemukiyeho najya nyine araba nabanga we ntatinya kubivuga kubera kumukubita cyane. Oya hari muri za 90 hari bagenzi bacu bigeze gusengera umuntu baramutwika arapfa barabafunga. We bagiye umuntu arimo amadayimoni baragenda bazana umuriro bati dayimoni turagutwika umuriro nyamuriro. Umuntu baraza bamuhondagura za Bibiliya bamwuka imyotsi n'icyo arapfa. Real story. Nakubwira n'amazina yabo nuko turi kuri kamera. Ubwo niba byumva bazabimenya ko hari nubwo tujya tubyibukiranya tukabiseka. Kubera iki n'ubuswa n'ubujiji nuko utamenya nuko utigishwa. Kandi n'ubu baracyabikora. Urabona umuntu harimo amadayimoni abantu kazana Bibiliya agahondagura bakagira abandi bagagenda bagafata Bibiliya bakayiraza munsi y'umusego. Cyangwa akayisegura ngo ubwo aririnda amadayimoni. Bibiliya izakurinda amadayimoni iyo ufite mu mutima si ufite mu gitabo. Ariko ibyo ngibyo biva hehe? Ntabwo twebwe twigishije abantu urugamba, ntabwo twabatoje nk'abasirikare. Hanyuma sibwo aba bantu bohererezwa noneho ibitero by'abadayimoni. Umuntu ari mu karere runaka, nkurikije ibyo Daniel yabwiwe, ubanza hari muri hierarchy ya Satani nabo bagira abayobozi b'intara buturere simbizi ukuntu ibihugu bigabana. Hari ugushaka ko umurozi yaba atabasha kurenga akagari bitewe n'urwego ariho. Oya abadayimoni umurozi washobora no kuba ari muri Tanzania kohereza amarozi nanga. Ibyo byo boherereza abantu umuntu wakijijwe byamufata cyane. Byamufata se undi byanamwica. Urumva amadayimoni iyo aje agasanga utazi kwirwanaho. None se abasirikari iyo bagiye ku rugamba aduyi ntabarasa bagapfa. Yego. Rero n'umukristo utarize kurwana urugamba rwo mu mwuka abadayimoni baramufata. Nuko birwa n'amadayimoni uramureba ukamubwira dayimoni wenda kubwira ngo mvira aha ni wanjye si wawe, sinigeze ngutumira, sinigeze guhamagara, nta butoro naguhaye, nta nubwo uri umushyitsi wanjye, mvira mu rugo, va ugende, sohoka muri uwo muntu. Kandi abadayimoni baragenda. Siko Yesu yabigenzaga se? Icyo kibazo ntona ningeze niko Yesu yabigenzaga, niko wabigenje birakunda. Ubwo butware buvaye ni level yo gukizwa umuntu abagezeho, ni imbaraga umwuka wera guha zidasanzwe. Bigenda gute? Ushobora no gukizwa uyu munsi ukagira kwizera kwirukana abadayimoni. Upfa kumenya ibyo wishingikirijeho, ukamenya ngo umwami wacu yani. By the way burya bijya byoroha cyane iyo wicaye ukubanza ukigisha dayimoni, ukabanza ukamwibutsa ukamwira ngo Satani ndakubwira uru rugamba wararutsinzwe urabizi, ku musaraba umwami wacu yarakunesheje, yaramanutse na shobuja ikuzimu yamwambuye imfunguzo z'ikuzimu, amaraso ya Yesu yaradutwikiriye, ntabwo dufite ubutwari. None ndakubwira mpagaze muri ubwo butwari twahawe n'umwami wacu, ndagutegetse ngo vamo. Arubwo ashobora kubanza akivamvaza kabata ati nananiye benshi, ukavuga ati okay fine uragumamo ari kurashya, ndakomeza mbikwibutse kugeza igihe uri buviremo. Uziko harimo n'amadayimoni ashobora kumara umwaka yaranze kugenda cyane ugisenga ati iyo cyane. Hari umukobwa abarokore bigeze umuhungu umwe yaramutwaye rwose akajya namugenda, yaravuze ati umva Satani wavuze ko utazamuvamo, turabizi urimo, nanjye mfashe icyemezo ko ntazareka kumusengera, ninjya no mu giterane nzajya mutwara kugeza igihe uzaviramo. Akajya mujyana aho bagiye mu giterane abarokore bakarara bamusengera. Nyuma y'imyaka nk'ibiri umudayimoni yavuyemo. Ayiwe imyaka 2 pastor cyane. Maze no gusengera amasaha 3 bawumva. Oya jewe hari abadayimoni bari stubborn. Kandi by the way burya ubwira ngo n'umudayimoni uri stubborn hari igihe baba ari benshi. Abantu bamunguriye ngo barenga bumwe bukagenda buvamo hakazasigaramo chef. Kavuga ati kame mu musirikare mukuru arwana inkunduru. Burya ariko icyangombwa no kumenya ko twe dufite ubutwari.
mugani Dawidi niwe wibajije muri Zaburi y'umunani ngo umuntu ni iki, umuntu angana gute ku buryo uriya mugabo Yesu yirukanyemo abadayimoni bakajya mu ngurube ngo yarafitemo legiyoni zingahe? Uwo yarafitemo legiyoni, ngo legiyoni y'abadayimoni ibihumbi 600 cyane. Ariko nawe wibuke imbaraga yagiraga, bamuzirikaga iminyururu akayikata. Ese pastor ukubitanye n'umuntu hari igihe abahanuzi mu matera bajya ko bati mbonye ufitemo abadayimoni 5, uriya mugabo wari ufite abadayimoni 600. Oya wano uriya ari bo bashobora kuba barimo 5, ariko hariho n'abafeke. Hari igihe umuntu aguye ati hari umudamu twigeze kuzamukana muhari ufite imvuye hano hepfo, ndamubwira ese uvuye he? Ati hari umukozi w'Imana ati yambonyemo abadayimoni 70 nagiye ngo nkorere telefone. Abadayimoni ubwo wari ukibaho? Arambwira ati ufite urugo? Ati rugenda neza? Ati cyane. Urakora? Ati cyane, ncuruza farumasi. Acuruza farumasi ufite abadayimoni 70? Shawe bakogoshe. Hari igihe umuntu akubwira ngo akubonyemo amadayimoni 70 nta yarimo, ari ukukubeye cyane. Ushobora kuba ufite ikibazo ariko ntibivuga ko ufitemo amadayimoni. Ntabwo ubundi dayimoni 70 zakubamo ngo ube muzima, ntibibaho. Ntabwo bibaho. Ntushobora kugenda na dayimoni 70 ube muzima. Uze zaho zirimo gukora iki? Wa mugani zikugendaho, n'ubundi twese zitugendaho, naha zirahari. Hari igihe bavuga ngaho nangaho nta twicaye ubu zirahari. Ntabwo dayimoni zintera ubwo wagiye, nawe ubu zirahari, zirimo ziratwumva. Ntabwo ujya utinya dayimoni bo guhora. Jewe ujya urwana ibitero byabo. Oya, niyo n'ufite amahembe. Hari ubwo abantu bakubwira ngo abantu bafite amahembe, uzanye umunyamahembe ukamubwira utira mugabo afite amahembe yakarahutaka, ntabwo nta kibazo, mubwira ze duturane tuzareba urusha undi imbaraga. Ntiwimuke. Oya, niwe ugomba kwimuka, si jyewe, kuko ndimo arusha imbaraga uri mubisi. Hanyuma se nta kuzakuderanja mu bana, inka zawe ntizizapfa n'inkoko. Erega buri ibintu byose iyo wabihaye Yesu biba bishinganye. Ntabwo jyewe nshinzwe kurinda inka zanjye. Uzi ibyo Satani yabwiye Yesu kandi byanditswe ataraza, ngo azategekera abamarayika be kukurinda ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Nibyo Elisa yabwiye umugaragu aramubwira ati rwose peti bariya baduteye, bariya ni kadogo. Nta nubwo yamubwiye ngo gira faith. Yabwiye Imana tumva rero Mana, uyu mwana afite ikibazo, muhumura amaso abone ko abaturinze baruta bariya baduteye, ngo abone amagare y'umuriro. Pastor, mbere yuko twinjira mu ntambara zo mu buryo bw'umwuka, biratuma nibaza, hari ikibazo Paulo yavuze cyangwa Jean Paul yavuze mu Bakorinto ba 2 igice cya 5:17 avuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Yego. Kuba icyaremwe gishya ni ibiki? Na Nikodemo arabajije ati subuno nyansubira mu nda mama mvuke, mu by'ukuri ni gute umuntu abicyaremwe gishya? Bo buriya ni n'ikintu abantu bagomba kumva neza. Reka wenda mpere kuri ibyo Yesu yabwiye Nikodemo kuko nibyo bibanziriza ibindi. Buriya ubundi Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo aba icyaremwe gishya. Bivuga ngo ntabwo ahinduka umuntu mushya mu buryo bw'umubiri, ubundi undeba mbameze nk'uko nari nsanzwe meze, ariko aba icyaremwe gishya kuko cya mbere kibaho hari imbuto y'umwuka ibitewe muri we. Iyo wizeye Kristo nk'umucunguzi wawe ukemera kumwumvira nk'umwami wawe, kuko Bibiliya iratubwira ngo umuntu yizeza umutima akatuza akanwa agakizwa. Iyo rero ibyo bibaye, ijambo Yesu yakoresheje yigisha, yatangiye abwiriza avuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Na Yohana Umubatiza niko yatangiye, bivuga ngo hindukira. So iyo mpindukiye, ubundi twese tuvuka duteye Imana umugongo. Kubwo gutera Imana umugongo dutekereza bitandukanye n'iby'Imana, tugakora ibitandukanye n'iby'Imana, n'imibanire yacu ikaba itandukanye n'iyabo mu bwami bw'Imana. Ariko iyo mpindukiye nkareba Imana, ntangira guhinduka, nkatekereza nk'umuntu w'Imana, nkakora nk'umuntu w'Imana, nkabana n'abandi nk'umuntu w'Imana, mbese nkaba icyaremwe gishya. Wa wundi wajya kubona
asinda asamba ntarwana ukajya bose uriya ni wa wundi twajyaga tubona ko tubona se atakibikora yabaye icyaremwe gishya nicyo bivuga. umuntu wabaye icyaremwe gishya arabimenya ku giti cye n'abantu bakabimenya cyangwa ni ibintu bikorwa gutyo n'umwuka tutamenya? Oya, ubundi wihannye ntubimenye ese mbwiza ukuri ubu naba mfite ibintu najyaga nkora hanyuma simenye ko nabiretse, naba mfite ibintu abantu bari banziho abaturanyi ntibamenye ko ntakibikora. Iyo ubaye icyaremwe gishya bigomba kugaragara, wowe ukabyimenyaho n'abandi bakabikumenyaho. Ntabwo waba icyaremwe gishya ngo biyoberane. Reka wenda nk'uwe nk'urugero njya nkunda gukoresha ikinyabwoya, urakizi? Yego. Icyo bita caterpillar mu Cyongereza. Kijya muri kokunu mu kantu kameze nk'ipamba hakavamo ikinyugunyugu. Burya ibinyugunyugu biva mu binyabwoya. Icyo ni icyaremwe gishya. Ikinyabwoya gihanda kigenda gikururuka hasi kikavamo ikinyugunyugu kiguruka kandi gifite amabara meza. N'umuntu wakijwe nuko amera, ava mu bunyabwoya akava mu guhandana akava mu kugenda kururinda hasi akaguruka akajya ku rundi rwego. Nuko bimera. None se buriya uhuye n'ikinyabwoya wananirwa kugitandukanya n'ikinyugunyugu? Biratandukanye. N'ibindi niko bimeze. Kinakubeka cyahoze aricyo ntabwo wabyemera. Kimwe cyakuriye ejo kikubwiye ati ninjye duhuye ku mbabarire burya narakuriye ndiruka. Exactly. Byakugora kubyemera cyane. Hanyuma iyo dukijijwe ubwo dutandukana gute n'imiryango yacu? Ese tugomba guhita tuyishyira hariya twaba tumwego n'abapagani ntabwo tugomba kubagendamo? Iryo ni ikosa ry'abakristo, si n'abapagani gusa, si n'imiryango gusa. Abakristo benshi twabishe mu mutwe mu itorero, ndanabikwereka. Umukristo aragenda akaba ni umukobwa avuka mu muryango reka tuvuge w'agaturika. Yego. Hanyuma akaba uwo mu itorero runaka akazajya gusabwa no murokore mugenzi we, tukaza tugatanga amabwiriza mu rugo ngo rero ngo wa mukobwa we ngo baso wanyu ntibagomba kugira ijambo muri ubu bukwe. Ubu ni ubukwe bwera. Ngo ni ubukwe bwera. Ibyo bintu mukora twebwe rero hari ikintu cya Yesu twishe. Yesu yaratubwiye ngo muzaba umunyu w'isi. Ntabwo umunyu ujya uryoha utari mu biryo. Yego. Nta n'ibiryo bijya biryoha bitarimo umunyu. Twebwe rero isi twarayitaruye. Iyo umuntu akijwe aravuga ati mwe ntukiri data n'uriya pasitori. Erega hari abana bajya bivuga, umwana agatinyuka akabwira se ngo ubu ntukiri data ngo papa n'uriya. Uratinyuka ukabivuga? Barabivuga ngo ugiyewe ngo umuryango wanjye ngo ni bene data dufatanije gusenga. Iryo ni ikosa rikomeye cyane. Ntabwo tuzigera turyohera isi twayivuyemo. Umunyu wavuye mu biryo urasharira. Yego. Uzagerageze kurya umunyu uri wonyine. Wenda ushobora kurya gakeya ushyira ku rurimi ariko ntabwo warya urushyi rwuzuye. Oya, n'isukari yuzuye urushyi uretse abana nibo bayirya, ariko uri umuntu mukuru yagutera iseseme. Icyo rero ni ikibazo. Ubwo tugomba gukizwa tukabagumana nabo. None nk'iyo bari mu mihango, hari imihango runaka bakora, icyo nendaga kukigeraho. Niba nakijijwe mukaba munywa inzoga, nzabubaha mwinywera inzoga zanyu ariko ne kuzinywa. Niba mugiye kubandwa no guterekera, nzabwira n'icyakora mu mbabarire ibijye sindi bubikore. Ubundi nibo bagomba kutwanga, si twe tugomba kubanga, kuko ninaga kubikora bazanyanga, bashobora no kunyirukana. Icyo gihe nzagenda. Niyo mpamvu hari ahantu Bibiliya ivuga ngo niba warashakanye n'umuntu utizera akemera ko mugumane, ariko nabyanga akakwirukana ugende kubera ko wakijijwe. Kubera ko wakijijwe. Ibyo ngibyo hari n'abana bamwe azavuga ati sinywa inzoga, sindi bubandwe, sindi buterekere, sindi bujye muri ibi ngibi, bamwirukane. Icyo gihe uragenda. Ariko si wowe ubwiriza ngo uvuge ngo ndabanze, kuko hariho n'ikosa dukora. Hari umuntu ukizwa akakubwira ati wacu bajya baraguza bagaterekera, sinahaba, amadayimoni yanjyeho. Yego.
mwigeze mubona urumuri ruhunga umwijima cyangwa umwijima niwo uhunga urumuri? iyo urumuri rwinjiye mu mwijima, umwijima niwo ugenda. yego, bikubwira ngo niba iwanyu baterekera, niyo haba hari na nyabingi, ufite kuyirukana. donc wamanuye Yesu iwanyu mu rugo, nyabingi niyo ugenda, ntabwo ari wowe ugenda. icyakora bashobora kuvuga ati va ahangaha, urabizi na Yesu hari ubwo bajyaga babimubwira. hari ahantu yigeze kujya abwira abadayimoni ati mungire muri ziriya ngurube muzi. kubera iki? Abayisiraheli ntibari bemerewe kuragira ingurube. araza aravuga ati se uretse no kugira amadayimoni mufite n'ingurube? reka ibuye rimwe ryicisha inyoni ebyiri. abantu baje baramuhendahenda, tubabarire utuvire mu murwa, izi mbaraga uzanye zirimo zirateza igihombo. hari abantu rero ushobora kuba ufite ababyeyi bafite nk'amahembe, watangira gusenga amahembe ntakore, babaye ati tubabarire utuvire ahangaha, urimo urateza ibihombo. ibyo rwose biremewe. ariko ikibazo kirimo, ntabwo twigeze twigisha abakristo guhangana na bene ubwo buzima, ngo yumve ko ashobora kubana n'abantu bafite amahembe akabarusha imbaraga mu rugo cyane. iyo turebye mu nyigisho za Yesu, duhereye kuri uyu umusore umwe ngo yigeze yirukanamo abadayimoni, abigishwa bamaze ngo kuki twe yari yatunaniye, asa nk'uwaberetse ko abadayimoni bagira inzego barutana, hari ubushobozi. ariko n'ubundi n'abadayimoni bararutana mu nzego. ubwo niba barutana, iwacu akaba bafite ibidayimoni bikomeye bifite imbaraga, umukristo ugikizwa ukiri umwana mu gakiza, nibyo koko ni umuriro, azahangana nabyo. oya yewe reka nkubwire ikintu cyiza, nuko agatonyanga k'umwuka kinjiye mu mukristo, abatarakura ngo arengerwe. ariko umugisha dufite nuko uwo twakira ni Yesu, kandi Yesu aza yuzuye. ahubwo ikibazo kibamo nuko ntabwo tujya twigisha abakristo kurwana n'iyo myuka, niyo yaba ari umwana mu gakiza. reka nkubwize ukuri, umwana w'intare aba ari intare. yego, sibyo? umwana w'intare aba ari intare. wenda ashobora kutagenda ngo yifatire imbogo ayirye, ariko umwana w'intare aba ari intare. umukristo wavutse uyu munsi nawe ntabwo yabyibashisha, ariko twamushyigikira. icyo nzi ni kimwe, nta muntu ushobora kugukuramo agakiza niyo yaba afite amahembe. ntabwo amahembe yaza ngo yirukane Yesu muri wowe, cyakora ashobora kugutera ubwoba. ariko icyo nakubwiraga, kuvuga ngo umukristo ukiri mutoya kuko ashobora kudahangana n'amahembe ngo yashobore, kuko ntabwo aba yigishijwe uko ariko niyo wamuha ka indiketa gato gusa ukamubwira utari amahembe, wewe wizere Kristo uri muri wowe, ugende uyabwire ngo mu izina rya Yesu murava ahangaha, bazagenda. ashobora kutagenda ariko nibura ntazagutera, wowe ukaba mu mahoro cyane. hanyuma iyo tuganire n'abantu benshi batubwira ko mu miryango nyarwanda habayemo guterekera no kubandwa, ndetse bishobora kuba bifite byarakozwe mu bisekuruza byacu byinshi bya kera, ariko niyo yari idini yabo. ubwo byari bimeze gutyo, ntabwo tuvukana umuvumo wabo cyangwa igihango cyabo, none se cyo twagikizwa gute? oya buriya nabyo ubwo tugiye kugaruka muri bya bindi bya karande, ngo byuko ngo basogokuruza babandwaga bagaterekera. na Aburahamu bavuye Uru y'Abakaludaya, kandi Yosuwa yabwiye Abisirayeli ngo niba za mana basogokuruza basengaga bakiri Uru y'Abakaludaya arizo muzakorera, mugende mujye kuzikorera. imivumo ikurwaho n'iki? no kwinjira mu muryango w'Imana y'umugisha. imivumo yacu yose ituvaho iyo twakiriye Kristo nk'umucunguzi n'umwami. ahubwo ikibazo kibamo, abakristo benshi batajya babona, hari igihe tuvayo imitekerereze yaho ntituvemo, ubwoba bwaho ntibutuvemo, imyumvire yaho ntituvemo, bikadukurikira. kuko barega umva Pamfi, buriya guhinduka icyaremwe gishya ni urugendo rurerure. ni urugendo rurerure kuko tugomba guhinduka icyaremwe gishya kuri buri kintu. njye mbona, reka nguhe nk'urugero, njya numva abantu bigisha ngo hari abantu ngo baza ngo bakinjira mu rusengero ngo bafite ibirozi, ngo bakaza ngo bagasinziriza abantu. ariko njyewe ibyo bintu rwose
muranshimisha cyane. Nigeze kubibwira umuntu w'umuprotokole w'umusirikare, ndamubwira ariko wowe kuri umusirikare ukaba uzi uko igisirikare gikora. Ubu umukuru w'ingabo yaba yatumije inama igateranira mu cyumba, hanyuma aduyi akaza n'imbunda nawe akinjira muri icyo cyumba akaza kurasiramo abantu. Arambwira ati ubwo yaba yaciye hehe? Noneho uwo muntu ufite amadayimoni aca hehe ngo yinjire mu iteraniro ririmo Yesu? Kuko iyo Yesu amanutse amanukana n'ingabo zimurinda kandi zikarinda n'aho ari. Burya nibyo Elisa yigeze kubwira Gehazi umugaragu we, amubwiye ati, bavuga umugaragu wa Elisa ariko ubundi umugaragu we yagiraga yitwaga Gehazi. Aramubwira ati batugose, ati turapfuye. Abwira Imana ati, Imana mpumurira uyu mwana kugira ngo abone yuko baturinda baruta ubwinshi bariya baduteye, ngo abone amagare y'umuriro, kuko hari ingabo zo mu ijuru zijyana n'umwami wo mu ijuru. Iyo rero umuntu akubwira ngo jyewe ngo nabaye icyaremwe gishya, ngo none ngo ngira ubwoba bw'amahembe, ngo none ngo Yesu yaravuze ngo intama zanjye ndazizi, nta n'uzazikura mu kiganza cyanjye, ntawe uzazivuvunuramo. Ariko kubera ko twazanye n'imitekerereze y'aho twavuye, aho niho Satani yinjira akadukubita. Ni ukuvuga ko tukijya muri Kristo tukaba ibyaremwe bishya, tuba dutandukanye na karande n'imivumo mu muryango. Ariko imivumo yo mu muryango na za karande bikorera mu mitekerereze yacu, kandi n'uzitegereza uzabona ko abakristo benshi bava mu byaha ariko bakazana iyo mitekerereze yo mu isi y'ibyaha. Undi akuyemo n'ibyo bya za karande. Ariko ubu ntabwo ujya ubona abakristo basambana cyane, ntabwo ujya ubona abakristo babesikoro bambura, ntabwo ujya ubona abakristo babeshya. Birakubwira ngo uyu muntu nubwo akubwira ngo yavuyeyo, ariko ntabwo yasize ibiziriko by'iyo ngiyo, biracyamuriho. Kera iwacu, reka nkoresha iki, kera iwacu twajyaga tuzirika inkoko, n'ubu mu cyaro baracyazizirika by the way, cyane iyo bageze mu gihe cy'ihinga. Exactement. Nuko twagiye mu mujyi nyine inkoko zo zasigaye mu cyaro ariko baracyazizirika. Noneho bakaba igihe muzirika inkoko, twakundaga kuzizirika mu kwezi kwa 4, ibishyimbo bitangiye guterera, bitangiye kuzana ururabo. Mu kwezi kwa 5 bimaze kuba imiteja tukazizitura, kimwe no mu kwezi kwa 11 dahiri nabwo ariko byagendaga, ukazitura inkoko. Ariko kubera ko noneho tukazizitura zigakora hakaba ibintu bibiri, ukazitura umugozi wayizirikaga ku giti ariko ikawugumana kugira ngo niramuka ushatse kuyifata wongere uyifate, uyikandagira ikiziba. Ikagenda ikajya gutora ariko ifite wa mugozi ko ntawawukuyeho. Akenshi rero natwe nuko tugenda, Satani aba yaratuzirikiye mu byaha. Twazitura umugozi wa Satani ariko ukaza ukituziritseho. Uzirikiye hehe? Mu mitekerereze yacu, mu myumvire yacu, mu byo dukunda, mu byo dutinya, tukabizana. Noneho Satani ashakiye agakandagira wa mugozi akagukurura, ukagaruka. Wari umusambanyi uvuyeyo ntiwaca wa mugozi, kandagira wa mugozi ukagaruka. Wakundaga kunywa inzoga akandagira wa mugozi agakurura ukagaruka. Icyo ni ikibazo gikomeye. None uyu mugozi ufashe ku kaguru umuntu yawuzitura ati? Ntabwo uriya mugozi ufata ku kaguru kundi. Niyo mpamvu Paulo yandikiye Abaroma mu gice cya 12 yarabwiye ngo mube muhindutse rwose mu mitekerereze yanyu, be transformed in your mind. Kuko imitekerereze yanjye shobora kuza nkabatizwa, sibyo? Ariko nari umuhehesi w'umusambanyi. Habona inkumi, nturabibona se? Kabona umukristo inkumi irinjiye, ukabona atangiye ukabona pen yagiye, ukabona yagiye. Birakubwira iki? Birakubwira ngo Satani yamukomanze. Atariko se nubwo wagiye gusenga ubuse hariya ntacyo bikubwiye. Yanyura imbere y'akabari akumva muri we hari akantu karehareha, rimwe na rimwe akongera ukabona yasubiyeyo. Niba akundaga ifaranga same, ugasanga nuko bimeze. Rero bikubwira ngo iyo umaze kuba icyaremwe gishya, bivuga ngo iyo wakiriye Kristo nk'umucunguzi n'umwami, ugomba gutangira gusimbura iyo kamere ya kera ukayisimbuza imitekerereze mishya yo muri Kristo. Icyo rero nicyo kenshi tutigishira abantu,
icyo nicyo kenshi abantu batagenderamo. Njya mbona umuntu akambwira ati maze imyaka 20 nkizwa, atari ko mfite ikibazo, ati ndasambana. Umbwira ute ko umaze imyaka 20 ukizwa ugisambana? Ako kageso ntiyigeze aca umugozi wako. Aho ntibyaba bitewe n'izi mvugo zagiye zibaho kera ngo ntungane bwira 17 turi mu isi, turi mu rugamba, ntabwo turageraho Satani atarasa imyambi. Oya, biterwa n'ibintu byinshi. Icya mbere biterwa n'imyigishirize yacu, natwe turajenjeka. Icya kabiri biterwa no kutuzura umwuka ngo tumureke adutegeke. Erega burya Pamfile mubwire, burya abantu benshi nta Yesu bafite, ntawe bafite idini, nta Yesu. Dore indwara zose zisigaye zivuza umutima. Indwara z'ibyaha zivurwa no kumenya Yesu muzima. Kuko buriya ntabwo abadayimoni bazagutinya wowe, ariko bazatinya Yesu kugendana nawe. Iga kugendana na Yesu muzima. Nujya gukora ibyaha wibuke ko kureba. Abantu benshi nta Yesu bafite. Yesu muzima atandukaniye na Yesu wabambwe. Oya, Yesu yarabambwe arapfa, arahambwa, ku munsi wa gatatu arazuka, ubu yicaye iburyo bw'Imana Data atureba adusabira. Baratandukanye cyane. Yesu wo ku musaraba atandukanye na Yesu n'umwe. Uzarebe Yohana mu byahishuwe, hari ahantu ngo ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka, ngo numva ijwi rinturutse inyuma, ngo ahindukiye yikubita hasi. Noneho ngo Yesu amufata aramubwira ngo erega ngo humura, ngo nari narapfuye none ndi muzima, nijye ufite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Yesu Yohana yaryamye ku gituza, yamubonye mu cyubahiro cye yikubita hasi, kandi imbere ye mwigaraguraga. ubundi yajyaga muryama ku gituza, ariko aje aravuga ati ko atari wa wundi. Ntabwo Yesu wabambwe ku musaraba, urya ni Yesu wo mu mubiri, niwo bantu benshi bafite, wishushanijwe natwe. Bagarukira ku musaraba. Abantu benshi bagarukiye ku musaraba, ntabwo barenze ngo babone Yesu wazutse wicaye iburyo bw'Imana Data tureba kandi adusabira. Jyewe rero niwe nkorera, jyewe nkorera uwa kabiri, uwapfuye akazuka. Uwanjye yarapfuye arazuka, ni muzima. Sibyo? Ibyo yankoreye ku musaraba binyeza ibyaha. Amaraso yamennye ku musaraba ankuraho urubanza rw'ibyaha. Uwo ni Yesu umucunguzi wanjye. Yego. Ugomba gutera intambwe noneho ukagendana na Yesu umwami wawe. Uwo ni utera Satani ubwoba, niwe wamunesheje. Azuka mutwaye imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Hano kwanga ikibazo rero gifitwe mu itorero uyu munsi, benshi bagira Yesu nk'umucunguzi, bamugira nk'umwami. Exactly. Abantu benshi bazi Yesu w'umucunguzi, ntibazi Yesu w'umwami. Kuko uzi ko Yesu ari umwami wawe, hari ibyo utinya gukora. Ukavuga nakora n'ibintu nk'ibi umwami wanjye ndeba. Twabigishije Yesu w'umucunguzi. Uzarebe n'inyigisho zacu zitinda cyane ku musaraba, zigatinda cyane ku byaha, zigatinda cyane ku maraso, ariko ntabwo tujya twimuka ngo tujye ku bwami. Ujye mu bwami bwa Yesu, aba umwami w'ubuzima bwawe. Ujye utinya gukora ibyaha kuko shobuja kureba. Ariko muri Bibiliya niko bimeze, ni Yesu umucunguzi. Buriya Yesu umucunguzi kubw'ubuntu bwe ankura mu byaha, ariko ikima kuba dinamike, ikima kuba umunyembaraga, ni Yesu umwami. Dukorana nkamukorera, nkamwumvira, nkamwubaha, atinya gukora ibyaha kuko ndeba. Icyo rero umukristo uzabyumva azanesha. Birakomeye. Hanyuma ubwo tugaruke kuri deliverance. Umuntu wakijijwe gutyo arakenera manevre za deliverance, ko unsiga amavuta ukantera tuzi kumugisha ukananabika ikiganza gishyushye. Hari deliverance z'uburyo bubiri. Ari yenge numva abantu babeshya abandi, murimo murabeshya. Ari yaza ngo mbirukanyeho karande zose, ngo mbirukanyeho imivumo. Icyo ni ikinyoma. Umuntu ukenera deliverance n'ufitemo amadayimoni, uwo rwose arayikenera. Iyindi deliverance iri progressive, ni ukugenda niyambura, ngenda ni reka nkwereke comparison ndi bugufasha kubyumva. Ni nko kurwara igisebe. Yego. Iyo urwaye igisebe kigakira, hagenda hameramo umubiri mushya, ariko ukajya ubona ibisigisigi bya cya gisebe. Yego. Bikagenda uko haza serire nshya zikagenda zisunika za zindi za kera, kugeza iyo uzabona umubiri warasubiranye.
natwe rero iyo twinjiye muri Kristo hari deliverance progressive yihe yo kuvuga ngo hari imitekerereze yo kwa Satani nayo ifite irimo iragenda yeyuka. Iyo niyo deliverance dahera ibyara umusaruro. Reka nkwereke nko kubwira umuntu ngo nkukoreye deliverance ya karande, ni iyihe karande ukuyeho? Ni iyihe? Kuko hari na karande nziza, hari imico myiza narazwe n'ababyeyi, ariko hari n'imico mibi ishobora kuba nzanye. Ubundi wirukana karande mbi, kandi izo ntizikurwaho nuko ubivuze, zikurwaho nuko mpindura imitekerereze yanjye. ni ukuvuga ko iyo deliverance nayikorera rero. Reka nk'urugero rufatika, turi mu gihugu cyabayemo amacakubiri y'amoko. Yego. Umwana akaba yarayonse mu maraso rwose, bakamubwira bati bariya abantu n'ubwoko butwanga natwe turabwanga. Yego. Ugakizwa. Uje wanga abatutsi cyangwa wanga abahutu, reka nkoresha amagambo ntayaciye ku ruhande, cyangwa unena abatwa, ariko basanze mu itorero. Ntujye ubibona se cyane, ugasanga umuntu yarakijwe ariko aracyari umuhutu. Izo ntambara ntizirangira mu makorari. Noneho bikubwira ngo ubundi nagombye kwinjiramo nkatangira guhinduka ya mitekerereze idahuye n'ubukristo bwanjye narazwe n'imiryango nkomokamo, nkayifasha hasi nkavuga ngo ya aba ni abana b'Imana bene data, giye ibyo bindi ntimubimbwire. Ni bangahe se babirekura? Bene iyo deliverance ntikurwaho no gusenga, kurwaho no guhindura imitekerereze. Hariho n'ibindi nakubwira nko guhingeruza bikwereka ngo ndabasengeye ngo mbirukanyeho ngo imyuka y'amoko ijya he? Imyuka y'amoko yirukanwa no guhindura imitekerereze. Sibyo? Ni ukuvuga ko njyewe ubwanjye nigishijwe nshobora kwikora deliverance. Oya, no. Gusa n'amadayimoni ushobora kwikorera deliverance. Umudayimoni njye mbibwira abantu, umuntu yigeze kumbwira ngo ariko pastor ngo hari ugeze gukorera deliverance, nawe ntayo nkeneye. Ngo ngo ubwo warakijwe ntibagukorera deliverance, njye nshobora kuyikorera. Niba hari umudayimoni uri muri jyewe, ubwo ari muri gereza, ko nta cyari bukore, kuko ubundi burya dayimoni iyo atagukoresheje ibyaha nta cyaba gutwaye, kandi najya kunkoresha ibyaha sindi bumukundire. So niba Satani yaramwohereje ngo abe muri jyewe aturemo, ndamufungiramo, n'impfa nawe azavamo agiye nanjye ngiyimanire. Ibyo rero deliverance ushobora no kumva amadayimoni aza ukayiyirukanira iyo uzi kubikora. Nawe ushobora kwikorera deliverance. Ushobora deliverance ya mbere ugomba kwiga, ndanabibwira n'abakristo, njya nanabibabwira, deliverance ya mbere ugomba kwiga ni ukumenya gutandukanya ijwi ry'Imana n'ijwi rya Satani. Satani yakubwira ngo ujya gusambana ukamubwira uti sinjyayo. Niba wowe ufite umudayimoni w'usambanye muri wowe akubwira ati jya gusambana ukavuga uti sinjyayo, azagera aho yibwiriza agende ko ntacyo agikora, nta kazi afite. Ntabwo nkeneye umuntu uza kuvuga ngo mwirukanyeho umudayimoni w'uheheze. Oya, mureke mwirukanire. Ese pastor, ubundi bwo abadayimoni n'abazimu batandukaniye? Ko twumva ngo abazimu bo mu muryango baguteye, ubundi twakurikira twasoma Bibiliya ikatubwira abadayimoni ko ari nk'abamarayika. Ni gute sogokuruza yapfuye agahinduka marayika bigenda gute? Ntabwo abadayimoni ari abamarayika, burya mujye mubitandukanye. Urabona ubwo Satani yamanukaga mu ijuru, yego, yamanukanye n'abamarayika Robert n'imyuka mibi. Donc Paulo yabyanditse neza, yandikira Efeso, aravuga ngo ntidukirana n'abafite amaraso n'abafite umubiri, ahubwo dukirana n'abafite ubutware n'abafite ubushobozi n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Burya rero aho abamarayika batandukaniye n'imyuka, abamarayika ntabwo bajya binjira mu muntu, ntabwo byabakundira. Ariko abadayimoni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru yinjiramo. Rero abamarayika baguma muri urwo rwego rw'abafite ubutware n'abafite ubushobozi. Ndaguha urugero rugufasha kubyumva. Mu gitabo cya Daniyeli, ubwo Gaburiyeli yazaga kumusubiza, yaramubwiye ngo Daniyeli ukundwa, ngo ugitangira gusenga ngo warashubijwe, ngo ariko umutware w'ubwami bw'Ubuperesi agumya kumbuza. Bivuga ngo uyu nguyu ari ku rwego rumwe na marayika Gaburiyeli, ni umumarayika, ngo kugeza igihe Mikayeli wa marayika ukomeye yaje kuntabara. So bikubwira ngo muri hierarchy za Satani habamo abafite ubutware, abafite ubushobozi. Akenshi urebye abo mu rwego rw'abamarayika babi,
hakaba n'imyuka mibi iyo yinjira mu bantu, kuko imyuka yo yinjira mu bantu, ntabwo marayika yinjira mu muntu. ubwo iyo myuka niyo abantu bapfuye n'ubundi ishaka oya, ibyo ngibyo buriya satani yabeshya abantu. Njyewe nyambibwira abantu mwabwe ariko muzitonde, hari abantu bakubwira ngo abazimu ngo ni imyuka y'abasogokuruza, ahubwo no, Bibiliya iri clear ngo abapfuye nta ruhare baba bagifite mu isi y'abazima, mu isi y'abazima. Ariko satani mu buhanga bwe, uzabisome mu Baroma mu gice cya mbere, baravuga ngo nubwo bamenye Imana ngo ntibarakarayiramya nk'Imana, ahubwo barahindukira ngo baramya ibindi ibyaremwe. So bikubwira ngo iyi myuka iraza ikabeshya abantu ngo ni sogokuru wagarutse kubera iki? Kubera ko biroroshye cyane cyuko azavuga ati mwanyimye inzoga yanjye, uzumviraga n'umuntu urimo ntabwo bavuga ijwi mwanyimye inzoga yanjye, bakabatisha uyu ni sekuru koko yakundaga inzoga. Kubera iki? uwo mudayimoni sekuru yari amuzi, kuko abadayimoni babaye ku isi kuva natwe tutaranahaza, bazi imico ya sogokuru wawe, bazi n'ibyo yakundaga n'ibyo yavugaga, bashobora kumwigana bati ni sogokuru. Reka mwereke ibintu bibiri bikwereka ko atari sogokuru. Icya mbere, Bibiliya yatubwira ngo bapfuye nta ruhare baba bagifite mu by'abazima. Icya kabiri, iby'abazimu bakora. Umugabo witwa John Mbiti yanditse igitabo cyitwa African Traditional Religion, amadini gakondo ya Kinyafurika. Ibyo yandika ku bazimu, aravuga ngo abazimu ngo nta muntu ujya, ngo nubwo bavuga ngo ni imyuka y'abasekuruza, ngo nta muntu ujya wifuza ko baza kumugenderera. Siko bimeze? Yego. Ninde utakwifuza ko sekuru aza ngo baganire? So bikwereka ngo harimo ikindi kintu. Akavuga ngo kandi ikindi cya kabiri, ngo niyo bagiye ngo ntawe ujya babwira ngo muzadusuhurize abakurambere bandi bari iyo ngiyo mu bana mu badutahiriza, ngo kandi muri Afurika ubundi niko bigenda. Njyewe nongeraho icya gatatu, ubundi nta mubyeyi wica abana. Ntabwo sogokuru yagaruka aje guta umwuzukuru mu muriro, ntabwo sogokuru yagaruka aje kunyicira inka. Ubundi umubyeyi ahesha abana umugisha, ntabwo bazanira umuvumo. Biriya rero kugira ngo uwica akiba akarimbura ni satani, arya n'amadayimoni yishushanije. Uribuka mu gihe cya Ahabu, Imana yaroje ngo ariko ninde wazagenda agatera Ahabu akamushukashuka? Ngo nuko ngo imyuka y'ibinyoma, umwuka w'ibinyoma aravuga ati nzagenda mugushukashukira. Ni ibyo ngibyo araza akatubeshya ngo ni sogokuru, ariko ni umwuka w'ibinyoma, ni umudayimoni. Kuri ibi bitambo bivugwa ko basogokuru baba baratambye ku bazimu, so ati bakagutanga bati njyewe n'urubyaro rwanjye tuzagukorera iteka ryose, umuntu abibohokaho gute? Bibaho, ibyo ngibyo byo bibaho, kuko hariho n'abantu ukorera deliverance yo yavure, kuko buryo umuntu umudayimoni yavugiye mu muntu ukora deliverance. Yego. Hari igihe ufata umudayimoni, dahera bene abo badayimoni baragora kubirukana. Twigeze kwirukana umudayimoni ahantu twari twagiye mu giterane, umukobwa aratugora kuko twahereye saa 11 tumusengera tugeza saa 7 y'ijoro, twagumye kuri stade. Umudayimoni ageze aravuga ngo murandambiye, murananije, ndagiye. Ngo ariko aransanga mu rugo, ngo uyu mwana nta burenganzira mufite bwo kumunyirukanamo, ngo uyu mwana baramumpaye. Ngo se uyu mwana afite imyaka 4, se yaje kwivuza amutambaho igitambo, so uyu nguyu ni propriete yanjye kuko baramumpaye. Hari igihe umubyeyi atanga igitambo ku bana be n'abazamukomokaho, agakora na pacte n'iyo myuka. Hanyuma icyo gihe ikibikuraho nuko abantu babifitiye ubushobozi barompa iyo kontra bakayisiba, bakavuga ngo umva iyi kontra yakozwe n'abasekuruza nyikuyeho. Burya by the way, nkatwe tuvuka mu miryango y'Abanyafurika iba yarabayemo na bene ibyo, ubundi iyo umaze gukizwa wagombye kubyikorera, ukavuga ngo Mana, niba hariho n'amasezerano abakurambere bakoze mu izina ryanjye, jyewe ndayasheshe, kuko ubuzima bwanjye n'ubwanjye nawe. Niba hari n'ayabayeho, niba hariho n'ibyo banjyanye mu gihe ndabisheshe, ntangiye ubuzima bushya. Cyoroshye buryo.
hanyuma si bwo aba bantu bohererezwa noneho ibitero by'abadayimoni. Umuntu ari mu karere runaka, nkurikije ibyo Daniel yabwiwe, ubanza hari muri hierarchy ya Satani nabo bagira abayobozi b'intara, b'uturere, simbizi ukuntu ibihugu bigabana, hari ugushoboka ko umurozi yaba atabasha kurenga akagari bitewe n'urwego ariho. oya abadayimoni umurozi we ashobora no kuba ari muri Tanzania kohereza amarozi nanga. Ibyo byo boherereza abantu, umuntu wakijijwe byamufata cyane byamufata se undi byanamwica. Urumva amadayimoni iyo aje agasanga utazi kwirwanaho, none se uwo basirikari iyo bagiye ku rugamba aduyi ntabarasa bagapfa. yego Rero n'umukristo utarize kurwana urugamba rwo mu mwuka abadayimoni baramufata. Narabibonye rwose, n'uwo mukobwa nakubwiraga twasengeye amadayimoni akamuvamo akaturushya, yaririmbaga muri korali kandi y'itorero ry'umwuka. Kubera iki? Ushobora kubaho nk'uwo mukobwa yajyaga agira ibyo bibazo akikubita hasi bakagira ngo ni igicuri, ndetse bakajya kwa muganga bakamuha imiti y'ibicuri, ari umudayimoni muri we. Burya no mu gihe cya Yesu rega niko byari bimeze. Hari amadayimoni yabaga mu bantu bakajya bagira ngo ni igicuri, Yesu yaza yakwirukana hakavamo umudayimoni igicuri kigakira. Uzi umukecuru wari warahetamiranye, Yesu araza yirukana umudayimoni, umuntu ararambuka. Burya rero n'ibintu tubana nabyo tukibwira ngo ni ubumuga busanzwe, ariko hari amadayimoni arimo. Hari ibintu uza nagiye mbona nyinshi, abantu baba barwaye za asima n'ibindi, wamusengera bikavamo ukamenya ngo hari umwuka wari umurimo. Ni iki kintu umurokore yakora kugira ngo abadayimoni utamufata? Ese ubundi bamufata byagenze gute? Oya, number one, umurokore udashaka ko amadayimoni amufata. Ariko Pawulo yabisobanuye neza, aravuga ngo rero ngo ibisigaye mwambare intwaro zose z'umwuka. Icyambere ube shuwa y'agakiza kawe. Kandi buriya uko Pawulo yabitondetse bifite icyo bivuga. Aravuga ngo mwambare ingofero y'agakiza, sibyo? Ingofero y'agakiza kubera iki? Agakiza niko gakuvura, niko gahindura ibitekerezo byawe ukajya utekereza nk'umuntu ukijijwe. Mwambare gukiranuka nk'iki? Nk'icyuma gikingira igituza. Gukiranuka, iyo ufite gukiranuka mu mutima, Pawulo aravuga ngo twebwe iyo dufite gukiranuka turatinyuka rwose, ukajya wumva ntacyo Satani ambikamo, ndakiranuka mu mutima. Wambara icyuma gikingira igituza, kuko bari bazi ko umutima, ariko n'ubundi umutima wa mu gituza, sibyo? Mukenyeze umukandara w'ukuri, bikuvuga ngo ntacyo Satani ambikamo, kuko Satani ni umunyabinyoma, ibinyoma bye byose narisimbuje ukuri kw'ijambo ry'Imana. So ntekereza nk'uko ijambo ry'Imana rivuga muri detayi zose. Yesu arawegeze kubwira abigishwa ati muze tugende, ati umwanzi araje ariko ntacyo mfitemo. Bivuga ngo nta bwoba bwe mfite, nta byaha bye mfite, ntacyo mfitemo, sibyo? Mwambara ukuri, sibyo? Nimurangiza mukwete inkweto z'ubutumwa bwiza. Afite zirya nkweto baravuga ngo ni zeal for the gospel, umwete wo gutwara ubutumwa bwiza. Namaze igihe kirekire nibaza, ariko izi nkweto kuki byitwa inkweto? Uyu mwete wo gutwara ubutumwa bwiza nza gusanga nayo ni intwaro. Iyo uri busy, mbese ufite umwete wo gutwara ubutumwa bwiza, nta mwanya ubona wo kujya. Njya mbwira abantu nk'aba, ni jyewe buri munsi mba nsengera kunguka imbaraga nshya. Nta mwanya mfite wo kujya kuryama ku biro bya Darira ngo n'udukeya nari mfite badutware. So iyo ufite ziri ijambo ry'Imana, nta mwanya ubona wo kujya mu byaha. Donc ugomba kugira uzira, ugomba kugira umwete wo gutwara ubutumwa bwiza. Nabyo ni birinda urugendo rwawe, sibyo? Utware inkota, oya utware ingabo, kwizera. Vuga ngo iyo Satani arashe imyambaro mbwira toya Satani, ibyo uvuga ntabwo mbyemera. Yarasinduka mbwira atuzapfoshwe n'ubukene, uti ntabwo nzapfa, umukiranutsi ntazigera arekwa. Atubiza. Donc ukagira kwizera gutuma uhangana n'iryo terabwoba rya Satani, ukaba wambaye neza. Warangiza ugatwara inkota y'umwuka, yo jambo ry'Imana. Satani yakubwira ukamutera ijambo, na Yesu uzarebe niyo yarwanishije. Hanyuma ugasengesha umwuka mu buryo bwose bwo gusenga. Irya ni misiri. Ku bindi byose ijambo ry'Imana rishobora kugarukira hano hafi, ariko tujya turirimba ngo gusenga kwacu gutambuka n'inyenyeri.
ni misile ikomeye cyane. Nshobora kwicara hano nkasengera umuntu uri muri Amerika agakizwa kandi bigakunda. bivuze ko isengesho hari umukobwa wajyaga baterereza amadayimoni akampamagara, yari ahantu mu karere hirya muri za, ngira ngo ubu ni mu karere ka, oya ntabwo ari muri Kirehe, ni muri Kayonza, hirya za Kabarondiyo. Bamwe baza ati noneho byaje, ati n'inzoka yitendetse kuri mustikeri. Nkabwira nti shyira telefone yawe muri hoparire nkwirukanira umudayimoni. Nkasenga nkirukana umudayimoni, nibereye i Kigali nkirukana umudayimoni ikabaronda. Bitendetse kuri supanet. Supanet inzoka, nyanzoka. Yariko je muhamugira ngo n'urwenya, harwana bakubwira ngo yangu ibyo ntibiho, nkabwira ariko se mwemera Bibiliya? Abakonikoni mbo mu gihe cya Mose bakubise inkoni hasi zihinduka inzoka. Dayimoni se araho yagiye. Abana bakubwira ngo ngo ibyo binyo ngo amadayimoni ngo yavugiye mu nzoka ngo ntibibaho. Habwira se niba umudayimoni ashobora kujya mu ngurube zikiroha mu mazi kuki atajya mu nzoka? None se niba umudayimoni avugira mu muntu kuki atavugira mu nzoka? Simple, n'inzoka ishobora kuvuga. Biba byagenze gute kugira ngo uyu mu Kristo Pastor byaranantunguye kubona abanyamwuka ariko nabo abadayimoni nabo bafata? Barabafata nyine. Biba byagenze gute? Ni iki cyo cyavuyeho kugira ngo dayimoni oya reka nkubwire. Uzi umuntu ashobora guhagararanya izi ntwaro zose ariko atarize kuzirwanisha. Satani akaza akazimukubitana ari ureba. Zose azifite. Ziriya zose rwose yambaye neza ahagaze ariko akaba atazi kuzirwanisha. Satani akaza akakubwira turapfuye, ati koko ndapfuye. Umudayimoni akaza ati waguterereje amahembe tubwo aranyica. Aho guhagarara ngo yabwira, burya uzi ko umuntu ashobora guhagarara, Mana ntabara, urabona? Oya, ubundi Imana yatubwiye ngo mwirukane Satani, murwanye Satani azabahuma. Hagarara ubwire Satani ngo dayimoni mu izina rya Yesu ndakubwira ngo waraneshejwe, mviraho. Hari amasengesho yo kwirukana abadayimoni atandukanye n'amasengesho yo gushima Imana. Umudayimoni azagutera utangire gushima Imana ishobora byose. Ntabwo bikora. Uko bigenda bite? Oya, Satani ababiza bata uyu nguyu ntabwo azi kurwanisha intwaro ze, mu mukubite kuko arakumva gusenga bati uyu nguyu ntabwo azi kurwana. Azi gusenga ariko ntazi kurwanisha intwaro y'amasengesho. Afite Bibiliya ariko ntabwo azi kuyirwanisha. Cyane njya mbibona rwose, reka nkubwize ukuri. Uzafate nk'abantu batigeze baba ahantu birukana amadayimoni, ashobora kuza afite PhD muri theology, azi Bibiliya ariko akaba atakwirukanira n'umudayimoni w'akana. Kubera iki? Yize byinshi ariko ibyo ntiyabyize. Kuvuga ngo ni nk'umuntu, reka nk'uru urundi rugero, umuntu ashobora gukora mu ruganda rukora imbunda, wamushyira kuri front line ngo arwane agatsino, ko wazi gukora imbunda ariko ntazi kuzirwanisha. N'abakristo benshi nuko bameze. Reka nkubwire Pamfi, buri ikibazo dufite ni inyigisho zo mu rusengero. Ubundi wowe wigeze wumva pastor yigisha ku ntambara yo mu mwuka? Oya. Hari umupastor wari wabona toza abakristo ngo babwire ati iyo umudayimoni yaje dore uko tubigenza. Kandi nawe ahubwo igihe abapasiteri babonye abadayimoni bafashwe abantu bahita bahamagara abanyamasengesho, mushake b'abanyamasengesho. By the way, n'abanyamasengesho nabo batigishijwe bakora amarorerwa mana y'isi n'ijuru. Nigeze naganira n'umusaza arambwira ati ikintu cya mbere barokore bampemukiyeho najya nyine araba nabanga we ntatinya kubivuga kubera kumukubita cyane. Oya, hari muri za 90 hari bagenzi bacu bigeze gusengera umuntu baramutwika arapfa, barabafunga. We bagiye umuntu arimo amadayimoni, baragenda bazana umuriro bati dayimoni turagutwika, umuriro nyamuriro. Umuntu baraza bamuhondagura za Bibiliya bamwuka imyotsi n'icyo arapfa. Real story. Nakubwira n'amazina yabo nuko turi kuri kamera. Ubwo bo niba byumva bazabimenya ko hari nubwo tujya tubyibukiranya tukabiseka. Kubera iki n'ubuswa n'ubujiji n'ukutamenya n'ukutigishwa. Kandi n'ubu baracyabikora. Urabona umuntu arimo amadayimoni, abantu bakazana Bibiliya agahondagura bakagira, abandi bakagenda bagafata Bibiliya bakayiraza munsi y'umusego. Cyangwa akayisegura ngo ubwo ngo aririnda amadayimoni. Bibiliya izakurinda amadayimoni iyo ufite mu mutima, si ufite mu gitabo. Ariko ibyo ngibyo biva hehe? Ntabwo twebwe twigishije abantu urugamba, ntabwo twabatoje nk'abasirikare.
nanjye numva mfite ikibazo. Ndumva muri Bible study nigeze kwigisha intambara yo mu mwuka, ariko ni nka kera. Abana bose aba bantu ko ari ingabo za Yesu, kuki tutabishyira mu nyigisho za buri gihe ngo bige kurwana intambara yo mu mwuka? Menya dukwiye gushyiraho amashuri y'intambara yo mu mwuka, abantu bakabimenya. Nabyo bigahora bigahoraho. Uzareba abasirikare baratozwa buri gihe, nubwo baba barabyize ariko bahora mu makosa. Ntabwo arangira. Uyu mukristo wisanze abadayimoni bamaze kumufata cyangwa bafasha abantu be, we akora iki? Urabirukana. Ubwo butware bwo kubirukana bufanye. Iwanjye nigeze kugira umusore kandi yari umurokore. Ndi hano ku rusengero, baramugara barambwira bati hano hari amadayimoni itabara. Nkagira ngo yafashe umwana wo mu rugo, ariko nawe yari umwana wo mu rugo kuko yari umukozi. Nagiye, uwo mukozi yari afite izina rimwe n'iry'umuhungu wacu, umwe mu bahungu bacu. Natse imodoka nagiye ntakoze amapine hasi, ndagenda ngezeyo nsanga n'uwo mukozi. Ariko nsanga kubera ko yari umurokore, nsanga arimo ararwana nabyo, byamunize neza, byamushyize hasi. ngo uraniga ariko ntabwo uri bunyice, ngo uravamo, ngo uraniga ariko ntabwo uri bunshobore. Naho umuhungu ashobora kwirwanirira, ariko numva umujinya uranyishe. Ndabanza nanjye ndisuganya, nzenguruka inzu, mbwira Yesu, nzajya njya mu murimo wawe, amadayimoni anzire mu rugo. Ndaza mpagarara imbere y'umwana, ndabwira dayimoni, hano ni iwanjye, ndakubwiye ngo nguhaye umunota umwe, sinongere kukumva, reka uyu mwana usohoke, sohoka mu izina rya Yesu. Nagiye kongera gutunga urutoki, mbona umuhungu arahagurutse. Ko dayimoni agomba kunyumvira mu izina rya Yesu. Nuko birwana amadayimoni, uramureba ukamubwira dayimoni, wenda kubwira ngo mvira aha ni iwanjye si iwawe, sinigeze ngutumira, sinigeze guhamagara, nta butoro naguhaye, nta nubwo uri umushyitsi wanjye, mvira mu rugo, va ugende, sohoka muri uwo muntu. Kandi abadayimoni baragenda. Siko Yesu yabigenzaga se? Icyo kibazo ntona ningeze, niko Yesu yabigenzaga, niko wabigenje birakunda. Ubwo butware buvaye, ni revo yo gukizwa umuntu abagezeho, ni imbaraga umwuka wera guha zidasanzwe, bigenda gute? Ushobora no gukizwa uyu munsi ukagira kwizera kwirukana abadayimoni. Upfa kumenya ibyo wishingikirijeho, ukamenya ngo umwami wacu, yani by the way, burya bijya byoroha cyane iyo wicaye ukubanza ukigisha dayimoni, ukabanza ukamwibutsa, ukamwira ngo Satani, ndakubwira uru rugamba wararutsinzwe, urabizi, ku musaraba umwami wacu yarakunesheje, yaramanutse na shobuja ikuzimu, yamwambuye imfunguzo z'ikuzimu, amaraso ya Yesu yaradutwikiriye, ntabwo kidufite ubutware. None ndakubwira, mpagaze muri ubwo butware twahawe n'umwami wacu, ndagutegetse ngo vamo. Arubwo ashobora kubanza akivamvaza, kabata ati nananiye benshi, ukavuga ati okay fine, uragumamo ariko urashya, ndakomeza mbikwibutse kugeza igihe uri buviremo. Uzi ko harimo n'amadayimoni ashobora kumara umwaka yaranze kugenda cyane. Ugisenga ati iyo cyane, hari umukobwa abarokore bigeze, umuhungu umwe yaramutwaye rwose akajya anamugendana. Yaravuze ati umva Satani, wavuze ko utazamuvamo, turabizi urimo, nanjye mfashe icyemezo ko ntazareka kumusengera, ninjya no mu giterane nzajya mutwara kugeza igihe uzaviramo. Akajya amujyana aho bagiye mu giterane, abarokore bakarara bamusengera. Nyuma y'imyaka nk'ibiri umudayimoni yavuyemo. Ayiwe, imyaka 2 pastor cyane, maze no gusengera amasaha 3 bawumva. Oya, jewe hari abadayimoni bari stubborn, kandi by the way burya wibwira ngo n'umudayimoni uri stubborn, hari igihe baba ari benshi. Abantu bamunguriye ngo barengabo, bumwe bukagenda buvamo hakazasigaramo shefu, kavuga ati kamwe mu musirikare mukuru arwana inkundura. Burya ariko icyangombwa no kumenya ko twe dufite ubutwari. Kumugani Dawidi niyo wibajije muri Zaburi 8 ngo umuntu ni iki, umuntu angana gute, ku buryo uriya mugabo Yesu yirukanyemo abadayimoni bakajya mu ngurube, ngo yarafitemo Giyoni zinga, ngo yarafitemo legiyoni, ngo legiyoni y'abadayimoni 6,000 cyane. Ariko nawe wibuka imbaraga yagiraga, bamuzirikaga iminyururu akayikata. Nese pastor, ukubitanye n'umuntu, hari igihe abahanuzi mu matera bajya ko bati mbonye ufitemo abadayimoni 5. Uriya mugabo wari ufite abadayimoni 6,000. Oya, wano uriya bo bashobora kuba barimo 5, ariko hariho n'abafeke. Hari igihe umuntu aguye ati, hari umudamu twigeze kuzamukana muhari ufite imvuye hano hepfo, ndamubwira uvuye he, ati hari umukozi w'Imana, ati yambonyemo abadayimoni 73, nagiye ngo nkorere deliverance.
abadayimoni ubwo wari ukibaho? Arambwira ati ufite urugo? Ati rugenda neza? Ati cyane. Urakora? Ati cyane, ncuruza farumasi. Acuruza farumasi ufite abadayimoni 70? Shaka we bakogoshe. Hari igihe umuntu akubwira ngo akubonyemo amadayimoni 70 ntayarimo, ari ukukubeye cyane. Ushobora kuba ufite ikibazo ariko ntibivuga ko ufitemo amadayimoni. Ntabwo ubundi dayimoni 70 zakubamo ngo ube muzima, ntibibaho. Ntabwo bibaho. Ntushobora kugenda na dayimoni 70 ube muzima. Uze zawe zirimo gukora iki? wamugana zikugendaho, n'ubundi twese zitugendaho, naha zirahari. Hari igihe bavuga ngo nangaho nta twicaye ubu zirahari. Ntabwo dayimoni zintera ubwo wagiye, naho ubu zirahari, zirimo ziratwumva. ntabwo ujya utinya dayimoni bo guhora. Jewe ujya urwana ibitero byabo. oya, niyo n'ufite amahembe. Hari abantu bakubwira ngo abantu bafite amahembe, uzanye umunyamahembe ukamubwira utira mugabo afite amahembe yakarahutaka, ntabwo nta kibazo, mubwira ze duturanye, tuzareba urusha undi imbaraga. Ntiwimuke. Oya, niwe ugomba kwimuka, si jyewe, kuko ndimo arusha imbaraga uri mubisi. Hanyuma se nta kuzakuderanja mu bana, inka zawe ntizizapfa n'inkoko. Erega buriya ibintu byose iyo wabihaye Yesu biba bishinganye. Ntabwo jyewe nshinzwe kurinda inka zanjye. Uzi ibyo Satani yabwiye Yesu, kandi byanditswe ataraza, ngo azategekera abamarayika be kukurinda ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Nibyo Elisa yabwiye umugaragu aramubwira ati rwose peti, bariya baduteye, bariya ni kadogo. Nta nubwo yamubwiye ngo gira faith. Yabwiye Imana, tumva rero Mana, uyu mwana afite ikibazo, muhumura amaso abone ko abaturinze baruta bariya baduteye, ngo abone amagare y'umuriro. Ariko se burya umuntu Kristo wese arayagira. Ndabizi ko na Yesu yavuze ngo marayika we ngo ahora ahagaze imbere y'Imana. Ubwo ndibwira ko buri muntu afite. Wabonye se abana b'aba perezida batarindwa? Ku buryo ubu Imana imuhumuye amaso nahita mbabona. Uzaganire nayo wenda izayahuma. Jyewe sinanakeneye yuko impumura amaso. Amaso ya Yesu arampagije. Ushobora kumbwira uti ubwo se nta byago byakubaho? Oya, buriya Yesu aretse ibyago bikambaho haba hari impamvu. Turi mu isi, y'ibikora nabi, turi mu isi y'abakora nabi. Nta nubwo Imana yigize udusezeranya ko tutazahura n'ibibazo. Ariko icyo nzi ni kimwe, ntahunikira, ntasinzira, kandi niwe uturinda. Yategeka marayika akaza gukubita amadayimoni nko mu gihe cya Gaburiyeli, yakwiyizira we ubwe nka Yohana ari mu kugirwa cya Patimo. Icyo nzi ni uko undinda ni umwami wanjye. Icyo rero nicyo gituma ntagira ubwoba. By the way, iyo nsanze amadayimoni nkayo, sibyo nakubwiraga se, jewe naragiye nsanze amadayimoni yicaye mu rugo rwanjye yamfatiye umukozi, ndabanza nzenguruka inzu mvugana na Yesu, mubwira ngo Yesu, aya madayimoni koko anzire mu rugo? Karero umuntu baramwe uko naguhaye ubutware se, genda ubukoresha. Nanjye ndaza mpagara muri confidence ya dayimoni, ndakubwira ngo hano ni iwanjye, mu izina ry'umwami wacu wakunesheje n'abashoboja bose, mvira mu rugo. Simple. Aragenda. Hari utudayimoni twinshi dukubita abantu hasi, by the way, tuba utubwa. Ariko hari ibindi by'ibikogonyozi nyine bibanza bigashyiramo resistance, ariko nabyo bigeraho bikagenda. Biba birimo gupima imbaraga zawe. Ese koko abadayimoni bakwica umuntu agapfa bakamuhamba? Neza bakamuherekeza, bakamuririmba iwacu mu ijuru. Ubwo biba bigenze gute? Ararimbuka? Oya, ubu success kwishe warimbuka. Iyo abadayimoni baje bagafata ubwenge bwawe, bagafata umubiri wawe, bakakwica, ni nk'uko umuntu yagutema ugapfa. Ntabwo bafata ubugingo. Oya, uzarebe no kuri Yobu, Imana yaramubwiye ngo ugende ukore ku mubiri ariko ntukore ku bugingo bwose, simbuguha. Iyo Imana itamubuza ntiyari kumufata bwo? N'ubundi nibyo Satani yagerageje gukora. Erega burya Satani azi ubwenge. Erega uzi Pawulo yaranditse aravuga ngo duhagarare tudatsinzwe n'iki? N'uburiganya bwa Satani. Burya icyo Satani yaratangiye gukora kuri Yobu ni ikintu cyitwa assault.
gutangira kumunga kwizera kwa Yobu. Yarabanje akoresha ibyago, abona ntibimunyeganyeje, aca mu mugore, aramubwira ati tuka Imana, uracyakomeje gukiranuka. Burya ryari ijwi rya Satani, uracyakomeje gukiranuka kwawe, tuka Imana nurangiza wipfire. Ushobora kubibwirwa n'umuntu cyangwa nawe ubwawe ukajya ubyumva muri wowe. Ubuse nta bakristo benshi uzi bahuye n'ibibazo, yagira bakavuga ngo na ya Mana nta kimaze, akisubirira mu nzoga n'ubusambanyi. Kuko Satani yaramubwira ati ibyo bya bindi by'Imana bavugaga ngo busiri hehe. Burya na Yobu nicyo Satani yari arimo gukora, yari arimo kwataka kwizera kwa Yobu. Inshuti ze zigeze aho ngaho ziratangira nazo ziti rero Yobu, twagusesenguye twakwanarije, buriya hagomba kuba hari ibyaha wakoze. Ntabwo ibyago nk'ibi bishobora kuza ku muntu w'umukiranutsi, ihana ibyaha byawe bishyira ahagaragara. Yobu akababwira ati ariko ndarahira Imana nta byaha nakoze rwose. Burya birya byitwa urucantege. Uzi gutangira kwisuzuma wishakamo ibyaha utakoze. Satani agira akakubwira ati rero urabona nta byaha wakoze, ariko Imana yirakubaraho ibyaha. Kandi buriya strategy ya Satani, iyo ashaka kumunga umukristo, arabanza akamunga kwizera kwawe, akakubibamo gushidikanya. Araterubuni Imana yabigukunda ikagukorera biriya. Imana yabigukunda ukaba mu bushomeri ukabumaramo iki gihe cyose. Nta Mana, nta n'ibyayo, buri Imana irakubeshya. Iyo rero yamaze kumunga kwizera kwa gushakira ibisubizo, akakuzanira umugabo, niba uri umukobwa, dore igisubizo ahubwo cyihuse. Kumva ngo umukobwa w'umurokore ngo yaguye mu busambanyi kubera ubukene. Ntujye ubyumva? Icya mbere Satani abanza gukora, arabanza akamunga kwizera kwawe, yarangiza akagushakira ibisubizo. Ikintu rero uba ugomba kurinda, burya nicyo Yobu yarimo gukora, avuga ati jyewe niyo yanyica nzakomeza nyizere. Ati kandi hari kimwe nzi, niyo namara gupfa nzayibona, amaso yanjye azayibona saa yundi. Burya yarimo gukora iki? Yabaga arimo kurwana nuko gushidikanya Satani ashaka kumuteramo. Bivuze ko Satani amutse yatatse kwizera kwa kakumunga, n'ubundi abademoni bo gufasha abantu kwica banarimbuka. Oya, iyo kwizera kwajegeye, erega buri uzarebe strategy za Satani ushatse wazigira no mu ntambara zisanzwe. Icyo bita kampanye y'amakuru. Uzi inkotanyi zikirwana nuko mwebwe mwari mukiri batoya, muri za 90 bajyaga birirwa ibinyamakuru byasohotse, uzajye muri ntuza muri memorial uzabibona, bagashushanya serikeye, bagashyiramo Kagame yambaye ibintu, mbese bamwerekana ngo yarapfuye, ubundi bakamwerekana ngo yarananutse, ngo yarishwe, ngo n'imvunja, ngo na sida n'ibiki byose. Izo kampanye ntabwo abantu bazi ko zigira imbaraga. Kampanye zikwemeza ko ntacyo gifite, ko nta mbaraga. Birirwaga, uzi kampanye zabaga hano mu gihugu, birirwa bavuga ngo inkotanyi ngo zifite imirizo, ngo n'amaso atukura, ngo n'utuntu tw'utugegera. Hari umuminisitiri umwe wigeze kubivuga. Kubera iki? Kubera ko ni uburyo iyo kampanye de diffamation na Satani arayikoresha. Akora kampanye de diffamation yo kubeshyera Imana no kuyipfobya no kwerekana ko itatwitayeho, itadukunda, kandi abantu barabyemera, bagira ngo bakabyemera. Ariko iyo wumvise atangiye kubikora, wowe icyo ukora wikomeza ku Mana yawe. Uzarebe muri Bibiliya aho bavuga ngo nuko yikomeza, Dawidi yikomeza ku Mana. Kubera iki? Kubera ko ubwo yabaga atangiye gushidikanya, akikomeza ku Mana, akiyongerera imbaraga. Kugira ngo uhangane na Satani ugomba kubanza ukikomeza ku Mana, ukibuka amasezerano, ukibuka ibyo Imana yakoze, ukibuka ubutware bwayo, ukibuka ubushobozi bwayo, ugahangana na Satani mu buryo ubwo ari bwo bwose. Pastor, ukivuga gutyo ngize ubwoba, niba ibyo bintu byabayeho njyewe nari mutoya ntabwo nabibonye, ariko bitumye ntekereza kuri bano ba Richard na ba Charles Darwin n'abambari be bose. Bivuze ko ari abahanga bakomeye cyane muri izo kampani za Satani, kuko bafite igitabo bandika batuka Imana, bavuga ati Imana yo mu isezerano rya kera yica gutya, bakotinga biriya bintu byose, yaba umwuzuru ukuntu yaba yarisha abantu. Ko Darwin yaba ari umusatanisi uteye ubwoba rero. None se ubundi iyo umuntu agiye kukubwira ko Imana itaremye, akakubwira ko twavuye mu miserebanya yazamutse ikaba inguge, tukava mu nguge, Imana uba wayikuyemo. Ergo objectif ya mbere yari yo humanisme
objectif yayo ya mbere yari kubanza kwica Imana. Naho ni teori za Satani. Rero buriya Satani yakoze ibintu byinshi nuko sinshaka kubyinjiramo cyane. No muri science iyo abantu batangiye kubwira ngo abantu bavuye mu nguge, ubuhakanyi by'Imana yakoze. Iyo umaze guhakana ko twaremwe n'Imana ntituba tukiyikeneye. None se nawe nyikeneye yuko atari yo yandemye, ko navuye mu muserebanya wakuze ukabe kazabumora inguge kavamo umuntu. Nyamara dufite abantu benshi bafata Darwin nk'ikitegerezo kandi b'abakristo kubera amateori menshi afite ukuntu aryarya akaza kwereka ibintu bimeze nka realite ku buryo bishobora guhungabanya kwizera kwawe karugushingiye ku kintu kidafatika. Ariko buriya n'ubundi umukristo uhungabana mu kwizera kwe, kuko buri munsi natwe twigisha, natwe dukora, buri munsi Satani tugabaho ibitero bigamije iki? Bigamije kutuvana mu buntu bw'Imana. Bigamije iki? Bigamije kutuvana mu mbaraga. Satani azatera urugo rwawe aruzanimo amakimbirane. Satani azatera itorero nk'iri uri umushumba hazime, noneho usange wabaye igisenzegeri neza. Buriya abashumba benshi baviriye mu nda, barumye buriya umubone wegenda. Buriya Satani ashobora kugira gutya agahirika ukabona umuntu yaguye ntumenye uko byagenze kubera intambara nyinshi, imyambi myinshi yamurashe, kamurasa imyambi myinshi ukavira mu nda. Yajya ajya no kubwiriza ukumva nta fresheur, nta mbaraga gifite. Kubera iki? Yarakamye, yaviriye mu nda ageze aho aruma, agasigara gusa ari avuga ibyo mu mutwe ariko nta fresheur agifite. Tugaruke ku ntambara zo mu buryo bw'umwuka. Dufite abakobwa benshi basazi iwabo ariko bakakubwira ngo ni ibintu by'iwabo, kandi n'abarokore barakijijwe rwose. Arakubwira ati njyewe nakijijwe ndi umwana, no kugira ngo akwemeze ati njyewe nuzuye umwuka wera, kandi Imana tuvugana ibintu bimwe n'ibindi. Ariko ikibazo cyo kuba ngo baramuzinze n'ibintu bisa gutyo. Umva rero nkubwire, njyewe sinjya mpakana ibyo ntasesenguye ngo mbibone neza. Abantu barambwira ngo uriya mukobwa baramuzinze, ariko ubwo ku isi yose bagomba kuba bazinga, kuko no muri Amerika barahari batarongowe, no mu Burayi barahari batarongowe, na kera babaga bahari batarongowe, babyitaga kugumirwa, babyitaga kugwa ku ziko. Nta kintu gishya agiye mbonamo. Se iyo umuntu akubwiye ngo ndi umurokore baranzinze, ahubwo bavuga yuko abahungu b'abarokora ari bake, umukobwa akabaho ngaho ntabone. By the way, hariho n'igihe burya atari ko biba byaragenze. Hari igihe ubireba abahungu ni bakeya b'abarokore, kandi baba bashaka kwirongorera udukobwa duto, ahubwo burya naho harimo ikibazo. Noneho ugasanga abakobwa bo mu kigero cyabo ntibabonye abagabo, kuko n'ubundi abahungu b'abarokore nibo bake. Kandi umukobwa yafashe principe ko atazarongorwa n'umupagani. Si uko abapagani bataje, ariko yarabanze. Hariho n'igihe n'abarokore baba baraje akabanga, akazageza ahantu hakabura n'umuza, noneho akagera ahantu batazagaruka. Noneho akajya kubwira ati buriya baranzinze. Uretse ko no kuzinga bishobora kubaho, simbizi, ariko simbihakana cyane, kuko buryo wakubwiye ibyo Satani akora ntukabihakane. Rwose Satani ashobora kujya ku muntu akamutera ikibengero kandi ari mwiza, bibaho. Kuko ibyo Satani akora ashobora kujya rwose akajya guteranya n'abantu, akavuga ati nzamuteranya n'abantu ntabwo azagenda. Ibyo bibaho. Hari ikiganiro nigeze nakora kuri Zaburi nshya, abadukurikiye barakizi. Ni umubyeyi witwa Penina, yatubwiye ko yari afite imbaraga avanye muri Tanzania n'ahantu henshi yatandukanye, ariko yari afite ukuntu aroga abantu akagutongera, cyangwa se akaba yakwisiga amaraso ngo y'agasamunyiga n'ibindi bintu yakoreshaga, yagusuhuza gusa n'amagambo ari butongereye. Yavuga ko akoreshaga amagambo 12, ibyo bintu bikagufata, ariko ukijijwe ntibigufate nyine. Udakijijwe byaragufataga rwose. Hanyuma nkibaza ibyaba ibihombo, byaba inyatsi ngo ziteye ubwoba ku buryo bwose ushiduka byarangiye. Dufite abantu baba bacuruza ibintu bihambaye, ariko ejo n'akazaga ko bati dusenge byagiye byose byarangiye, kandi ni inyatsi y'umuntu yebohokaho gute? Ariko buriya ngira ngo dukwiye kujya dusesengura
hari umuntu akubwira ati jyewe nagize inyatsi ariko ari ugucuruza nabi, uragiye ufashe amafaranga miliyoni 30 uzishoye mu mabuye y'agaciro, nta registration ufite, nta license, amabuye wayazana bakayafata uti nagize inyatsi. Uragiye ucuruje butike ntiwandika ntubara ishizemo, buriya ngiye nagize inyatsi. Rimwe na rimwe usubiye inyuma wasanga atari inyatsi yabayeho, icyakora bibaye nka bimwe bya Yobu, ukagura ikamyo ikikubita hasi gashya, ikamyoneti wari ufite nayo igahirima, ushobora kuvuga niyo ni inyatsi. Ariko ubundi inyatsi zigenda buhoro buhoro, ariko ngewe simbikuraho byose, ahubwo twagombye gusenga, ufata imitungo yawe uyiragize Imana, utegereze urebe. Kuko hari ibintu byinshi abantu babona birimo gukiranirwa. Hari ubutekinike wamara gukora wamaze kwibonoka ugaha nk'Imana icya 10 cyinshi, ibindi bintu byinshi kwa Imana noneho yemere kuza muri bya bintu ibirinde. Wamye tubwira ngo n'inkoko zawe Imana ikazirinda n'inka, ariko se nk'inka ikomoka ku inka ya mbere watunze ryari ihugu cyangwa cyari ikintu cy'abandi wibye, ariko irabyara usiga ufite nk'ijana, urashaka ko isa zirinda, birasaba. Ariko urinde yo kubwiye ko inka zavuye mu bujura zizakubitwa n'inkuba. Aya mazu yose ari muri uyu mujyi n'ayabarokore wapi? Ntabwo Imana iba muri business yo guhombya abantu, na Satani ntajya akora business yo guhombya abamukorera. So ibyo rwose, kandi iyo ukijijwe ufite ibintu wivaniye kwa Satani, ntabwo Imana isubira inyuma ngo ibihomye ngo kugira ngo ukizwe. Yavuga tuge fine, iriya ni iminyago yawe wivaniye kwa Satani, ubwo ugiye kugenda ukiranuka ikomereza. Ntaho bihuriye. Hari abantu ujya n'uvuga ngo rero ngo biyo ngo wabikuye kwa Satani ngo nutabisubiza, none se uzafata umuntu ufite ama etage hano mu mujyi, wenda yakuye yariganije umuntu akuramo amafaranga yubaka amazu, hanyuma namara gukizwa umubwire ngo rero ngo aya mazu yose ugomba kuyatanga ngo kubera yuko yakuye mu buriganya bw'amafaranga. Yarariganije ariko arangije akuramo ibintu. Imana iravuga ngo uko iburasirazuba hitaruye iburengero bwaryo ngo niko nzashyira kure yanyu ibyo mwakiraniwe. So ibyo wakiraniwe Imana iravuga ngo fine, ubuzima bwawe muri Yesu butangiriye aha, tugende. Ubwo Satani ntashaka kujyaza kureba ku mutungo we, kuko nawo aho kuye se ubukiruwe. Erega buriya Satani nawe ajya yihombera ibyiborere. Ibyo Satani yahombye byinshi. Hari abantu benshi yagiriye inama bakora ibintu hanyuma baramucika. Bazabwira ko barakizwa. Abantu bakijijwe barakoze amanyanga bakaba bakize. Buriya mu barokore ugiye gucekinga mu barokore basobanutse, uzabakoza amanyanga kera batarakizwa uko bangana ni benshi. None bose barahombye. Ubwo Imana itubihanyiriza muri rya mvanga iminsi yo kujijwa narayirengagiza cyane. Iminsi yo kujijwa irayirengagiza ikabwira ngo iyo minsi yo kujijwa reka tuyisibe wowe utangire bundi bushya. Hanyuma iyo ubikoze noneho warakijijwe. Ibyo biratandukanye. Uretse ko iyo ubikoze warakijijwe nabwo, erega imbabazi z'Imana giye singe ntushobora kuzirondora. Ntushobora kuzirondora iby'Imana. Ni use wa mwana w'ikirara watwaye ibintu bye byose akayabyahisha ubugoryi bw'agaruka akamubabarira. Iby'Imana itubabarira ntiwabimenya. Gusa ikibazo mbwira abakristo, hari igihe ushobora kwibeshya ngo ngiye kubijyamo, ngo Imana mbaye nyiteye umugongo ngiye kubijyamo ngo hanyuma nimara kunguka nzagaruka, ugapfiramo ntugaruke. Uriya Samusoni ntiyaryamye ku biro bya Dalila. Buriya se y'Abafilisitiya bagenda kumwica, uretse ko bagennye kumukuramo amaso akajya gusika ingano z'Abafilisitiya, iyo baza bakamuca ijosi sugira ngo ryari gusubiraho, byari kuba birangiye. Byari kuba birangiye aguye mu byaha. Tugaruke kuri ibi bitero by'abadayimoni bya buri munsi ko abadayimoni bajya bishushanya n'indwara zisanzwe. Iriya ndwara Yobu yarwaye ni indwara isanzwe mu buvuzi igaragara, ku buryo ntekereza ko nk'umukire wari uriho kirya gihe atabuze kujya kwivuza no mu baganga basanzwe, ariko ntikiri. Mu gihe ino ntambara iriho y'abarokore, dufite abarokore bacikisha abarwayi babo mu bitaro,
iyo kesi tujya duhura nayo kenshi. Imana yamubwiye ngo uyu muntu ntarwaye ino ndwara, cyo abaganga bayipima barayibona, kuko ntekereza ko n'ira ndwara yo abaganga barayipimaga bakabona iyo ariyo, ariko ntiba yakira. Ibi bintu tubihuza gute? Izi ntambara z'umwuka na siyanse bijyana biti? Ubundi baba ibintu bibiri. Iyo usuzumishije kwa muganga bakabura indwara kandi umuntu arwaye, icyo gihe ushatse washyiramo gucekinga n'amasengesho niba hatarimo ikibazo, cyane cyane iyo ubona ko koko hashobora kuba harimo ikibazo. Kuko niba umuntu arwaye kanseri ni kanseri, niba umuntu arwaye ibibyimba ni ibibyimba. Bishobora kuba biturutse kuri satani cyangwa hehe, ariko byafasha umubiri. Icyo gihe babivura nk'indwara z'umubiri, ariko bidakuyemo no gusenga. Erega ibingibi reka sinzi ko umuntu ashobora kubisesengura ibintu byo mu mwuka iyo byinjiye mu mubiri, kubisesengura byose ukabimara inyuma ntibikunda, kuko biza mu buryo butandukanye. Kugira ngo uzabitandukanye bikenera umwuka, ariko noneho n'iby'umwuka nabyo ugasanga tubifiteho ikibazo. Abantu bashaka kukubonera ibisubizo by'umwuka rimwe na rimwe aho bitari, kandi ari ibintu by'umubiri, aho hakabaho ikibazo. Dufite ikibazo cy'imyumvire, ikibazo cy'imikorere n'imikoreshereze y'impano z'umwuka, ku buryo byaratwiciye cyane. Ntabwo cyoroshye, kubera ko iyo usesenguye uriya murwayi w'igicuri Yesu yakijije, ibimenyetso byose afite ni nabyo indera bagaragaza ku murwayi w'igicuri gisanzwe cyane. Iyo ntambara rero kugeza ino saha ntabwo ubwira umuganga w'indwara zo mu mutwe ngo uno muntu aba ni abadayimoni, arakubwira ati reka reka. Icyo gihe umurwayi tumutware gute? Oya, ariko mwebwe ni mu musengero ubwo yagiye kwa muganga, hanyuma igicuri nikigaruka mwongere mu musengere. Hari igikomeye kirimo se? Ubundi siyanse n'imbaraga z'umwuka ntibirwanyanya, biruzuzanya. Mujyane kwa muganga ariko unamusengere. Arwana kubwira ngo yanga ubwo yagiye kwa muganga ngo Imana ntiyakora. Ntabwo intego y'Imana ari kwemerwa. Imana yo rwose irishoboye, irihagije. Ushobora kumujyana kwa muganga mukanamusengera, byombi kabikoreramo umuntu agakira, nta kibazo Imana igiramo. Aba bantu barwara bagakemuza ibibazo byabo kujya mu bapfumu, aho ni ikibazo, kubera ko numvishe dufite bahagarariye idini gakondo mu Rwanda. Nigeze numva ibiganiro bagenda batanga, ndetse bo urumva barwanya ubukristo babyeruye, kuko banatanga fakti z'uko hari abakristo byananiranye mu matorero bakabazanaho bagakira kubera ikibazo bafitanye na ba sekuruza bo mu miryango. Ibi bintu bigenda gute? Nibo bakubwiye ngo iki ni ikibazo, ngo sogokuruza wanyu yakubwiye ko mugomba kumukura bino mwaranze, ariko sinzi impamvu mutumva strategy ya Satani. Hari ikintu bita intambara yo kunaniza, guerre d'usure, intambara yo kunaniza. Iyo Satani ayizi cyane. Satani araza akavuga ati okay, uyu muntu ndamushaka, akaza akigira rubebe rwayibebe rwose, akanga kuvamo, agaca inyuma akabwira abantu ati ariko murimo murata umwanya, uyu muntu mwari mukwiye kumujyana ku mupfumu bizihuta. Mwamujyana ku mupfumu, Satani akabwira dayimoni ati intego yacu twayigezeho, uvamo. Wa muntu yayobotse umupfumu, Imana bayipfobeje. Ngewe nenda kukubwira ngo ibyo rwose ni strategy ya Satani, kandi nakubwiye ngo burya ushaka kumva urugamba rwa Satani uzige urugamba rw'isi rusanzwe. Intambara y'ubutita, guerre froide, intambara yo kunaniza, guerre d'usure, Satani arazikoresha cyane. Ko twebwe abakristo basanzwe bakijijwe adushyira muri guerre froide, ntakwatake ariko akakubangamira mu buryo bwinshi. Hari rero nabo yataka agakoresha guerre d'usure, intambara yo kunaniza, akanga kuvamo, mukamujyana mu bapfumu, mwagerayo akabwira umudayimoni ati vamo rero ngo byatunganye, umuntu twamubonye twamujyanye. Hari n'igihe reka nkwerekeye iyindi ntambara yo kunaniza abantu batajya bamenya. Nusoma igitabo cyitwa Screwtape, mu Gifaransa bagihinduye ngo ni tactique du diable. Harimo akadayimoni gatoya kitwa Wormwood, gafite cya anko cyitwa Screwtape, ni nawe witiriwe icyo gitabo.
ako kadayimoni rero kari gashinzwe umuntu, kakajya gatanga raporo kwa anko, kamuvuga ati wa muntu namuteje ibyago pe amerewe nabi, ariko anko akamubwira ati ariko rero w'umudu ufite ikibazo ko mbona urampa raporo y'uko umuntu wamuteje ibyago ariko ntumpa raporo y'uko yavuye ku mwanzi wacu ari we Yesu. Bukeye aramugatira rero mugire inama, ndabona akazi kagiye kukunanira, uyu muntu umuteza amahoro, umuteze prosperity, arye aryame yunguke, hanyuma azibwiriza akorohereza akazi. Hari igihe Satani aduteza prosperity. Pamfili yarasengaga, Antoine yarasengaga akiri umukene, hanyuma ubukire Satani akabubererekera bukirundi wawe, hasigaye ukaryoherwa n'amadiva, ukafata remote control ukajya ushyiraho televiziyo ya wide screen, ukareba imipira, ukareba amakuru, bakubwira ati ariko tujye gukesha, tujye gusenga, batariko shaba umuntu aba afite akazi kenshi, ubu ngubu mufite iminaniro, maze iminsi mu kazi, kwisha no gusenga mu gihe gitoya na Yesu ugasanga twaramutendetse, kuko usigaye usurwa n'abantu biyubashye bakomeye. Harase uzakomeza umwe fanta, ugerageza no kuka Hennessy ugasanga akaveruje, ugasanga amadivayi yatangiye atonze umurongo, akurikiye n'amarikeri. Satani akatangira kushakira teori zoroshya ibintu, kubera iki? Prosperity my friend. Tactique du diable, amatactique ya Satani ni menshi. So iyi ntambara turwana igira amastrategie, Satani afite amastrategie menshi. Hari abakoresha w'intambara y'umuriro akakotsa ugahunga, hari abakoresha intambara y'ubutita nk'iyo ngiyo akagutwara ni ruto, hari abakoresha wegere dizure akaruhanya mukazijyanayo. So byose arabikoresha, ariko niyo mpamvu Paulo yanditse aravuga ngo duhagarare tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko nibwe na rimwe ndetse ngo yigaragaza nk'amarayika w'umucyo. Dr. hari ibiganiro bibiri nabonye, kimwe naragikoze kuri Zaburi nshya kiriho cy'umumama witwa Mama Letitia, abantu bagikurikiye, ni session ndende cyane, avuga ukuntu umukobwa we yamutanze, atanga roho ye muri Illuminati kugira ngo bamuhe power. Ibintu yavuze biteye ubwoba. Nicyo kiganiro kirekire cyakozwe kuri Zaburi, gifite amasaha agera muri 29 gutyo. Urumva ko ari kirekire kandi cyakurikiranwe n'abantu barenga 150 kuri hafi buri session. Urumva ni ibintu byenteresa abantu. Hari n'abandi bantu mu Rwanda bajya bavuga ibintu bisa gutyo, bajyaga kuzimu bagakoresha imbaraga izi n'izi, bakagera gutya. Noneho iyo ari ibitero, ise habaho itsinda rishobora kuba rikora gutyo nyine, ari intwaro Satani akoresha kugira ngo arwanye abantu biraho. Ise hari ahantu koko abantu nakwitanga tujya consecration bakihimana, hari n'abantu ashaka kwiha Satani burundu bati njyewe ndakubera umwagente cyane, ahubwo nibyo bakora. Si byo muransetsa. Ngeweho nigaga muri Amerika, Pasadena, hari urusengero rwa Satani binanditseho Satanic Temple, reka Satanic Tabernacle. Higeze winjiramo? Njya kwendamo iki? Ngerega ngure Pamfili, niwumva nk'icyo kiganiro cyarebwe n'abantu 100,000 ngahe, sinshobora no kucyumva kubera iki. I don't have time to waste. Umuntu umbwira ngo twajyaga ikuzimu, sinenda kugikuzimu, nta nicyo nenda kuhakora, nta n'uwo nenda koherezayo, nta n'ubwo icyo nzagitaho umwanya ko ntacyo kinyungura. Umudayimoni naza nzarwana nawe mu mbaraga z'umwuka, sinkeneye kumenya ko ikuzimu habayo. Ariko abantu ibintu by'umwuka babigize nka filime, n'abantu benshi babireba nta nubwo baba barimo kwiga uburyo barwana nabyo, ntacyo bibamarira. Rero igihe kandi dore icyo mbikubwirira, sinzabitangaho urugero, sinzanabyigishaho, n'uwajyaga sinzamutumira ngo aze kwigisha, kubera iki? Ntacyo ari bumyigisha. Kihese kuza nkamara icyumwe, nagiye mbona abantu umuntu ngo muze mumara icyumweru mwumva umuntu wajyaga kuzimu,
uyu ahubwo niba yarajyaga mu ijuru ho najya kumwumva, uretse ko nabo hari uwo numvise wagiyeyo mbitega amatwi ndavuga nagomba ko atariho wagiye. Rero burangira ihinyu rikomeye. Umuntu arambwira ngo yagiye mu ijuru ngo abona inzu z'ibyatsi, ngo abona abantu bamwe bagenda mu bimodoka binini. Nawe ya ngewe ijuru tuzajyamo nta nzu z'ibyatsi ziriyo. Ariko ayo mayereko hariho cyane yakunze no kuvuga ngo nagiye mu ijuru ngo cyangwa nagiye mu ijuru ngo mbona inzu yawe, ngo ugeze muri fondasiyo yaranze kuzura ngo kuko nta cya cumi ngo nta maturo ntaki wabihuza n'ibyo Yesu yavuze. Biriya ngira ngo ni za illustration abantu bakoresha kugira ngo batere abantu umwete, ariko jyewe ijuru ririmo inzu zituzuye, ijuru ririmo inzu zirimo umwijima, ijuru ririmo inzu z'ibyatsi, ntabwo ari ijuru tuzajyamo. Nawe kujya wumva abayereko Yesu yabivuze ko inzu zacu zarateguwe zirubatse kandi zidahari mba mbibabwiye ntuneze. Izo nzu zituzuye ni izihe? Inzu yawe bigeze ngo abantu bamwe bagenda ku magare, abandi bagenda muri viyeti mu ijuru, abamarayika bagenda muri viyeti zihe. Biriya ni ibishushanyo wenda umwuka akoresha kugira ngo abantu bagire umwete, cyangwa se umuntu aba yaratekereje simbizi, ariko ntabwo baba bagezeyo. Icyo nzi ni kimwe, nta mwijima uba mu ijuru ngo twabonye ngo abantu bamwe ngo batuye mu mazu arimo umwijima ngo batarimo amashanyarazi. Aho si nta n'amashanyarazi azaba mu ijuru, kuko nta n'izuba n'ukwezi bizabayo, Imana niyo izaba umucyo wacu. Jyewe nemera Bibiliya, ibindi bisigaye ni ibihangano. Ko iyo tukurikije ko Bibiliya ivuga abamarayika nta bitsina ko ntibabyara, kuko Yesu yarasubije abasadukayo bamubazaga ngo mu ijuru uyu nguyu azarongorwa nande muri bano barindwi bamushatse mu isi, aravuga ngo tuzabaho mu ijuru ntarongorwa. Tujya twumva n'abantu batubwira ngo batwaye inda z'abadayimoni. Yewe buriya ngewe hari ibintu ntajya ntindaho, ntajya mpakana, kubera ko nanjye hari za buriya reka tujye tubyemera yuko iby'Imana yavuze niko kuri. Ibyahishuwe ni ibyacu, ibihishwe ni iby'Imana. Niba umuntu yatwaye inda y'umudayimoni akamubyara, reka dusengere uwo mwana azaba umuntu w'Imana. Ngewe ntabyo njya ntindaho rwose. Nta gihe mfite cyo guta ku bintu bidafite icyo binyungura mu kwizera kwanjye cyangwa mu kw'abandi. Niyo umuntu azaryama rote ati buriya n'abadayimoni bari barimo kunsambanya, banamuteye inda. Akaburya tuzakoresha ADN turebe ariko umva ngewe reka tuzabitegereze. Uwo mwana wavutse kuri dayimoni ntegereje kuzareba ubwoko bwe. Ariko hari inyigisho numvishe zivuga ko hari abantu bari hafi umuntu bakaba ikindi gicara abadayimoni ari nabo numva bamwe mu bateoloji bahuza na rama giant yo mu itangiriro, abana b'Imana n'abana ba Satani. N'uyu munsi bo ntibapfa ahubwo bavukira ahandi. Numvishe n'umwe mu bantu bakomeye cyane mu Rwanda byigishaho, nubwo nta mukotinga izina. Umva ibyo ni uruvange rwa Oriental religion, Hindu, New Age n'ibindi. Reka ikibazo dufite Pamfili, buriya iyo umwuka adakora abantu bihimbira udukoryo twinshi. Umuntu akabwira ati hari abantu badapfa baba reincarnated. Iyo ni teori ya Hinduisme n'andi madini yo muri Aziya daheri. Reincarnation ntabwo twebwe tuba reincarnated. So mujye mureka twemere Bibiliya. Izo ni teori ntazi ukuntu nabivuga. Ntushobora kuba reincarnated. Bibiliya tubwira ngo twe turapfa umwuka agasubira ku Mana yamutanze. None se uwo muntu wabyawe ni dayimoni ngo noneho akavamo we akajya gusubira kongera kwinjira mu wundi muntu. Iyo ni teori ya reincarnation iba muri New Age. Teology ya New Age bamwe ibyo bintu ntabwo yari biblique. Abo rero hari abantu basoma ibintu bikabaryohera noneho nabo bakabikwirakwiza. Ntibone ko barimo gukwirakwiza ibintu bya New Age bivangavanga. New Age ivangavanga ubukristo n'amadini orientale yemera ibyo bya reincarnation, ukazaba reincarnated, ukaza rimwe uri umuserebanya ubundi uri igiki. Ibyo bintu biteye ubwoba, kuko umuntu yanyohereje iyo video icyo gihe
ndebye nsanga munyije atamanga ceceka uyu muntu ni docteur muri theology kuko amutima wo kireka kavuga ngo ngiye umuntu n'umuntu namusengeye niba ari umwaka n'igice musengeye hano i Kigali yanze gukira n'ibyo Imana amubwiye gutyo ngo umwana wo kurimbuka. Kuba ari docteur muri theology ntibikuraho ko ashobora kuba umuyobe. Abayobe benshi abazanye ibintu by'ubutinganyi muri Amerika dufite abasenyeri b'abateolojiye, abapastori b'abateolojiye, abaposoruzi b'abateolojiye bafite PhDs muri theology b'abatinganyi babishakira ibisobanuro. Ntabwo byantangaje kubera ngo umuntu ngo afite doctora muri theology ntabwo bivuga ko ari biblique. Mujye mutandukanya ibintu, mumenye kurondora imyuka, mumenye kurondora inyigisho. Dr. murakoze. Ibintu byose tubirondoza Bibiliya. Umuntu uzaza akambwira ngo hari reincarnation, nzamubwira ntoke reincarnation ntabwo iri biblique, ariko mu madini oriental irahari. So ubwo wagiye muri New Age. Ikibazo ni uko Kristo wa mugani bavuga ngo we ntukire data ni pasiteri, bagize abapasiteri babo nk'Imana ku buryo icyo avuze cyose ntikivuguruzwa nubwo cyaba gipfuye. Uzasome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Luka yaranditse ngo ariko ab'i Beroya bo bari beza, ngo ibyo wumvaga byose babirondozaga ijambo ry'Imana. Tugomba kumera nk'aho Kristo b'i Beroya, teori zose wumvise ukazicisha muri mikorosikope y'ijambo ry'Imana. Ngo abana bigeze guturika mwarimu wabo yabigishaga ibintu bya zoology, ibintu by'inyamaswa n'ibindi. Habamo akandi ka branch kiga ibintu bya insect, nibagira ukuntu bakita iyo science. Yari umuhanga muri ibyo bintu bya insect, turiya dusimba tuguruka. Aravuga ati ariko uriya professor turashaka kuzamutega umutego akagwamo. Baragenda bafata udusimba twinshi, bafata umutwe w'urutambara bawutera ku gihimba cy'uruyuki, bateraho amaguru y'ijeri, bateraho amababa y'utundi dusimba, barangiye bakuramo igisimba nyine kitagira famille, kitagira classe. Bazanira professor bati professor iki gisimba cyatuyobeye. Arakireba ati ariko nanjye ndabona kinyobeye koko, ndi specialiste w'ibintu ariko ndabona iki gisimba kinyobeye. Ati ariko mwihangane ho gatoya. Azana rupe cya kirahure bakoresha akubiseho akuruye, abona kore hagati y'umutwe n'igihimba, abona kore hagati y'amaguru n'igihimba, abona kore ku mababa. Aravuga ati ati iki gisimba amenye icyo ari cyo. Bati turamufashe. Bati professor ati nicyo muri iyo famille cyitwa ngo iki? Aravuga ati nta famille kigira, ni igihimbano. Inyigisho nyinshi ni ibihimbano. Fata lupe y'ijambo ry'Imana ukurure, wagarandise uzahita ubona aho bikorakoye biterateranirije. Nk'ibyo bintu byose ni n'agahinda ko umuntu awera ngo afite PhD muri theology. PhD se mu biki? PhD mu bihimbano. Yasomye ibintu bya New Age, abo umuhanga wabyo kubera ko akeneye abantu bamukomera amashyi. By the way, n'izi kamera zanyu nazo zarabyongereye, akeneye aba viewers, akaza akaguha ibintu nk'ibyo bipaca. Ntabwo ibyo bishingiye kuri Bibiliya, kandi intambara yo mu mwuka irwanishwa ijambo ry'Imana. Ndagushimiye kandi umwanya wose mwaduhaye, nibwiye ntashidikanya ko umukristo wadukurikiye yungutse byinshi, ariko nifuzaga ko bari mu ntambara none uyu munsi bazirimo. Hari abari mu ntambara baterwa n'ibisekuru bavukamo, hari abari mu ntambara baterwa n'imyuka mibi y'ahantu bakorera n'ibyo babayemo. Numvaga nshaka kubaha akanya noneho mukabagira inama n'uburyo bashaka kurwana kandi bakabohoka. Ibintu ni bitatu cyangwa bine. Icya mbere, banza umenye Yesu muzima. None nsigaye narakuyeho Yesu gusa nongeraho muzima. Umenye Yesu muzima wanesheje Satani akamwivuga hejuru kubw'umusaraba, akaba afite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Uwo nguwo niwe uduhagarara inyuma tugacyaha amadayimoni yose. Icya kabiri, iyo umaze kumenya Yesu muzima, menya ijambo rye uryishingikirizeho. Icya gatatu, uzura umwuka utabishidikanya. Icya kane,
uhaguruke uhangane n'amadayimoni ayo yaba ariyo yose, uhagarara udatsinzwe, kuko urugamba umwami wacu yararurangije. Nicyo nababwira. Murakoze. Twasoza mu Reka dusengera. dusenge Imana. Turagushimye Mana yacu, mu ijambo ryawe umugaragu wa Pawulo yaravuze ngo ntacyo nikenze kubabwira gishobora kubagirira umumaro. Natwe ntacyo waduhishe mu bishobora kutugirira umumaro. Kandi Mwami Yesu, ubwo wari umaze kudutsindira icyaha n'urupfu, umaze kurihirira ibyaha byacu tutashoboraga kwirihirira, warazutse uravuga ngo ubu nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Urangije ubwira abigishwa bawe ngo noneho namwe nimugende, mbahaye ubutware ku nzoka na sikoropiyo n'imbaraga zose z'umwanzi, muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Turasenga uyu munsi ngo ufashe buri mukristo wese urimo kurwana intambara, urimo guhura n'ibitero, umaze igihe kirekire ndetse arwana nabyo, asobanukirwe neza ko dufite ubutware muri wowe mu mbaraga z'umwuka wawe wera. Utwigishe, uduhugure, nurangiza uturwanire urugamba udutsindire, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo.